TV. Hello guys, it's me again Vinka. Kiganiro ni Kids Talk kuri On TV. Nkuko musanzwe mubizi rero uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kivuga gutya. Guys, hari ukuntu tugira abantu baba bashaka kuduhindura nyine muri society, namwe murabyumva. Ukaba ufite umuntu ku ruhande rwawe ashaka kumera nk'uko umera nk'ukuntu ameze, kandi ukuntu ameze ntago birahabanye cyane n'ukuntu wowe ushaka kumera. Hari ukuntu rero abantu bibwira ko ashobora guhindura umuntu, akakubwira ati kora iki ngiki, jya muri ibi ngibi, ashaka gukora ibi ngibi, ashaka ko witwara uku nguku, kandi we nta nubwo abifiteho ubumenyi bw'ibyo bintu urashaka kugushoramo, ahubwo wakora ibihabanye n'ibyo ngibyo. Kuki uwo muntu adashaka kubanza guhinduka mbere yuko aguhindura? Iki kintu murimo kucyumva? Kuki dufite abantu bameze gutya? Yego, inama wenda wazigira umuntu wamugira inama, birumvikana. Tuba dukeneye inama igihe cyose. Ariko se ni kubera icyo umuntu agomba guhora akubwira icyo ukora? Kubera icyo utakifatira imyanzuro, gukora ikintu ushaka, ukora ikintu kikujemo, ukore nawe ikintu kivuye mu bitekerezo byawe. Atari kuvuga ngo uyu nguyu niwe wambwiye ngo nkore iki ngiki, uyu nguyu niwe nyine nshikamiyeho, niba atari bumbwire ngo ndakora iki, nta kintu ndi bukore. Ndibwirirwa aho ngaho kugira ngo ntegereze nyine azambwire. Rero rimwe na rimwe nicyo kinatuma dutegereza ngo ngwino umbwire cyangwa nkora iki ngiki, bigatuma tudindira mu bitekerezo no mu mikurire. Ugasanga umuntu ahora ari hasi, ahora yumva ibyumvire bimwe, kuko ntago afite abantu bamugira inama cyangwa se bamubwira ibitekerezo bya nyabyo. Ahora nyine afite wa muntu uhora umudindiza. Dufite abantu batudindiza inyuma ariko ntago tubizi. Nibo twibwira ko ari inshuti, nibo twibwira ko ari umuntu wa hafi, kuko akwereka ko akwitayeho, ukumva arimo kukubwira ibintu bizima, kandi nyabusa ubwiye n'abandi cyangwa ukaganiriza n'abandi, usanga uwo muntu arimo kukuroha, arimo kukugira inama itariyo, arimo gushaka ko ukora ibyo ashaka, adashaka kutera imbere, ahubwo ashaka kukudindiza kuko abona nyine nta gahunda ufite. Uri aho ngaho, icyo bakubwiye cyose uremera, uri aho ngaho. Niba bakubwiye ngo ukurikira urakora iki ngiki, ntabwo ubanza gutekereza ese Imana yaguhaye ubwenge bw'iki? Nk'ubu Imana ije ikakubaza ati naguhaye ubwenge bw'iki, wavuga ngo iki? Kuki umuntu agomba kudutekerereza? Ndagira ngo mwige kwitekerereza, mwige kwifatira imyanzuro, wige kumenya icyo ushaka, apana icyo undi muntu ashaka ngo nicyo ndi bukore, apana kuvuga ngo ntegereje runaka ambwire ngo ndakora iki ngiki. Nicyo gituma tunadindira mu bikorere ibyo ari byo byose. Inama turazikeneye, of course. Umuntu aba akeneye abantu, ntago wabaho udafite abantu. Abantu ni abahe? Ni umuryango wawe, society ubamo, urungano ubamo, abakuruta n'aburuta, bose aba afite igitekerezo yakugezaho, ukumva nawe nyine ugize ide y'ibintu wakora. Ariko wituma umuntu akudindiza wibwira ko ari we nshuti yawe. Mwitondere izo nshuti izi kubwira ngo ukora iki ngiki, izi kubwira ngo wakora iki ngiki ibintu bigacamo, cyangwa se byagenda gute. Ese we ibyo binakubwira ubona yarabigezeho? Ubona ibyo binabizi? Abicamo neza se ukavuga uti uyu nguyu namufatira icyitegererezo, cyangwa arakubwira gusa nawe nta bumenyi abifiteho? Guys, ndagira ngo icyo kintu mucyiteho, twige kwifatira imyanzuro, tugire abo tuzaba ejo hazaza. Ntawe uzamenya icyo uzaba cyo, ariko nyine nukomeza kudindizwa n'uwo muntu, azakomeza nyine agutwara uko ashaka, ntabwo uzamenya ikintu ushaka. Urinde urimbuka, urinde upfa utazi n'ikikwishe, uri aho ngaho nyine ugendera mu kigare. Guys, ndagira ngo rero tureke kugendera mu kigare. Ikiganiro ni Kids Talk. Mukore share, like, subscribe, comment guys, ndayikeneye. Ciao. On TV.